nagenda muto nta mashuri nari mfite ariko nari serije kandi icyo gihe serije ahubwo ni kamajoro wa none yari umuntu ukomeye cyane nari nyoboye partout muzamwita partout perito y'abantu bangahe 32 commandant de perito uteye ubwo nari sous-officier de 3e classe commande ariko ubu nyine majoro ndagira ngo ndiyobora partout ibyo ndetse twebwe tukira abasirikare Bukavu hariho abasore b'abanyamurenge bagiye mu gisirikare ba Jansoni Kirago ubu ni koloneli n'abakoloneli birori bagiye badusiza hariya bagenda bajya mu gisirikare ibo kuko bari bafite amashuri na uyu mwene Sebugoronida Lufu n'aba Munyabungu ni benshi ibo kuko bari barazi bakababona ipete zo hejuru ariko twindi twarize ariko twari tuzifite hari ikintu wibuka uyu munsi wabaroye nacyo mw'icyo gihe cyose wamaze uri umusirikare cyagutera ubwo ukumva nkaho wahita uva mu gisirikare? Oya ntacyo n'ubu ndagikunda n'umuzamba barakunda umusivili kuko ndacyandira ubwo bakirusha amasasu ariko sinigeze nicuza n'ubu barandashe sinza nicuza n'ubu nawe umusore nkamuntu usubira mu gisirikare. Iwanyu ne iwacu mvuka nabaye henshi ariko navuke ni mu Minembwe ku Runundo muri Kongo muri zone Fizi. Ufite imyaka ingaho? 75. Okay, twagira ngo wongere tuganire nanone kubirebana n'ubutwari wenda uraza kugaruka utuganirire utubwire intwari niki ariko hagatanga turifuza kutubwira ese ubutwari bw'abanyamurenge ku rugamba bwagaragariraga hehe cyane cyane mu gihe cyanyu cy'intambara mwagiye mubamo nka za Murere ndetse no mu gisirikari cy'abanyamurenge cyane cyane mu gihe cyanyu muri za 60 na kwanza mbere ndabanza mbabwire intwari niki numva muvuga ngo naka ngo yari intwari kwanza niki intwari n'umuntu umugabo cyangwa umugore umaze kurenga ibintu bine. Intwari bimaze kurenga urupfu, intwari ibimaze kurenga inda, intwari ibimaze kurenga umurara, intwari arara ku kibazo, arara ku ijoro, ku kibazo cy'abandi cyangwa cy'igihugu, akarara ku ijoro kurusha uko yorara ku ijoro ry'ibibazo by'urugo rwiwe. Iyo niyo ntwari. Rero mu warubaje ngo ubutwari bw'abasirikare b'abanyamurenge nubwo ngubwo ibyo bari babifite, usibye ko ikigwari kitobura nubwo yaba ari umunyamurenge ari umusirikare cyangwa ari umusivile, ibigwari ntibibura, ariko intwari zibamo. Rero ubutwari bwacu bwaragaragariye turwana muri Murere, turi ba Murere, turwanira igihugu. Icya kabiri bwagaragaye turabagiriye turwanira igihugu nanone
icya gatatu bugaragarira twagiye mu gisirikare cya leta no turwanira igihugu ubutaka bwacu rero nk'ibyo nabwo ngo bamaze kurenga inda ntabwo twebwe nababwiye kuko cyane ntitwarwanaga kubera amafaranga oya twaje guhembwa amafaranga twagiye mu gisirikare cya leta ariko muri murende twahembwaga n'ishiringi rimwe mu bagende twahembwaga n'ishiringi rimwe hariho bapfuye n'abamugaye ariko akitanga bamaze kurenga inda intwari ndiho mu ifaranga uko zoba zingana tuvuge zuzuye kandi ngo agambanire undi muntu cyangwa agambanire igihugu cyangwa ngo areke kugera ku cyo ashaka kugeraho ngo bamuhaye ifaranga umunsi umwe nahoze nganira n'abantu ariko n'abasaza twari kumwe bavuga ngo abantu baza barya ruswa ndavuga ngo sinzi ruswa bampa uko yoba ingana ariko ruswa bumpa ni nkeya iyo amafaranga sinzi uko yaba angana ariko ruswa bumpa umbwiye ijambo nkumva ndaryumvise riranyuze ijambo utampaye n'igiceri kimwe ariko biceri sinzi ibyo bumpa uko bingana rero intwari abasirikare b'abanyamurenge ibyo ngibyo amafaranga twarahembwaga twaje kuyahembwa turi abasirikare ba leta ariko twabaye muri mayi nta mafaranga duhabwa twabaye abagire nta mafaranga duhabwa ariko tukitanga hari abapfuye hari n'abamugaye mbo icya gatatu twavuze cy'imirara ubwo ngubwo imirara abanyamurenge bari bayifite mbo n'abariya baturanyi basha babembe n'abafurero n'abashi bari bafite imirara n'abarega ariko ibyo byose ntabyo twarebaga gusa igihugu cyacu n'abanyagihugu icya kane twavuze ukarara ku ijoro ry'igihugu cyangwa ry'undi muntu bikakuraza ku ijoro nkaho kurusha nuko watekereza ku byawe noneho rero twebwe twari bato twagiye tura mu gisirikare ariko turi abantu ariko nanone twazaga dukunda kuba icyitegererezo hakabaho komanda avuga ati nk'aba ngaba ntitwagendaga twandabana tunyaga ibintu by'abaturage abacu bamwe nabo si bose ibigwari bimwe akagenda iyo yagiye akaza yarwanye cyangwa yibye ikintu cy'umuntu cyangwa yakubise umuntu yamunyaze ariko twebwe ibyo ntabwo twagiraga yego twaribahaga leta rero ikadukunda ku rugamba harimo abanyabwoba harimo n'abanyamutima barwana icya kabiri yadukunda kuri izo ndangagaciro kuko ntitwakunda twandabana mu baturage tuzana imanza tuzana ibibazo tukiyubaha hari nk'amashimwe se mwahabwaga ku bw'uko gukundwa na leta ku ruhande rwanyu nk'abanyamurenge wenda bakaba babashimira kubera yuko babakundaga muri ubwo buryo nyine bwo kwitanga cyangwa bwo kutanduranya nta gashimwe baduhaga ariko ndakubwiye twabaga intangarugero kandi hariho twahatumwe wakoraga bakakubabarira wari ukwiye kubohwa ariko ntibakubohe kubera kuko bakavuga ati ni umuntu zamushikiye ariko akenshi bakunda bene ibyo bakabyirengagiza n'abanyamurenge bakaba baboshywe kandi ndatekereza ko bagiye mu gisirikare bakabona ntabagiye muri santarare bagenzi banyu nabo si bose nabo barimo abagabo b'intwari barimo imfura ariko bo hari abagiye muri santarare se bakundaga gukora ibintu by'ubugwari bakababoha none ni ukuvuga ko mwe nabo bagenzi banyu itandukaniro rinini ryari ririhe mu mico no mu myifatire yego no ku rugamba ntitwarwanaga twenyine ngo dutsinde intambara barimo abarwanyi harimo abantu bakomeye abagabo bigitangaza ariko mu majorite bakundaga yumva amasasu bakunda guhunga akumva we yarasa ariko ntibamurase nimba ari ukwikunda cyane sinzi ukuntu byita ariko nabo barimo abagabo b'intwari barimo abantu bakomeye barimo n'imfura cyane natwe harimo abantu benshi b'imfura ariko harimo n'abandi batari imfura harimo n'ibigwari muze tubwire ibintu wenda nka bingahe wenda
ibyo nk'ibintu nk'abengaye cyangwa se kimwe cyangwa ibi niba ari byo wakwibuka utazigera wibagirwa mu buzima bwawe kuva muri icyo gihe cya za 64 muri za Murere kugeza uyu munsi wa none ujye uhora wibuka wabwira n'abiki gihe wenda babigiraho nk'abakurambere cyangwa se nk'abakuru babo wenda ndavuga wenda nko urumva ni ibintu bijyanye n'intambara bijyanye n'igisirikare ibintu muri rusange wenda mwagiye munyuramo wabwira biki gihe babigiraho ibyo nabivuze kare navuze mu cyambere twebwe twari turenze amafaranga ntitwategereje ifaranga ngo nkore ngo mbone ifaranga mbone inyungu twakoreraga igihugu rero ugiye gutekereza ku ifaranga nicyo gihe cyo guhemuka nicyo gihe cyo kugambana ariko twebwe twari natwe twari dukeneye kwambara tukaberwa twari abasore ariko twebwe ntitwatekereza gusa ikintu ikinyungu rusange igihugu icya kabiri navuze kare ariyo yari intwari ikomeye twari umuntu twagiraga ubuntu iby'amacakubiri ntabwo twagiraga kandi mu gutekereza n'amacakubiri iyi virusi yateye amacakubiri iyi korona y'amacakubiri yaje ndatekereza ko yaza muri faranga abantu barazimenya barazisobanukirwa bituma barenga nakubwiye ngo intwari ni ukurenga inda ibo sasa ntibayirenga ahubwo bayigwamo bari nk'abambizwe nicyo cyago kimwe ariko rero icyo nakwibuka wambwiye nabwira biki gihe nuko badakwiriye kureba inyungu ye ku giti cye bakareba inyungu rusange igihugu n'abanyagihugu icya kabiri nuko bakwiriye kwirinda amacakubiri kuko amacakubiri baza n'intambara botangira nizo barimo none batarahura ngo babe umuntu umwe bose abakongomani bakaba umuntu umwe cyane ko uravuga hejuru y'ubwoko bwacu abanyamurenge bataraba umuntu umwe haba na Bibiliya zivuga ngo umugozi w'inyawubiri ntucika vuba ni Bibiliya ivuga ko ariko umuntu umwe n'abaswahili bazavuga ngo kidole kimoja hakiwezi kuogota chawa kandi Bibiliya ikavuga ngo y'ubwami bujya gushira ngo bwigabura mu kabiri iyo ni Bibiliya n'Abayisiraheli bari umuntu umwe ngo buke bacikamo ubwami bwari ubwo muri Noro bwari bufite icyicaro kuri Samariya ubwami bw'epfo inzu zibiri bwari bufite icyicaro kuri Yerusalemu imbaraga zabo zirashira nicyo gihashuri twara bamwe kanyabukaneza gatwara abandi kuko ubumwe imbaraga zaratakaye bazi masa rero nuko bakwiriye kureba inyungu rusange y'igihugu n'abanyagihugu icyakabiri bakarinda kwirema ibice bakaba umuntu kandi bakarenganira kuko indandende urahaga none ariko wasonze ejo ntibuke kogeza n'ubuhaga hari intwari imwe wenda watubwira nko mu banyamurenge twari turimo tuvuga ubutwari bw'abanyamurenge hari nk'intwari imwe watubwira muri icyo gihe cyanyu cyangwa se yenda kugeza ubu nyine mwavuga ngo kanaka yabaye intwari mu banyamurenge ntiturizo iyo tutabazo ntima muriho wera kuri turizo rero kuko ibyo twakoze twabikoze neza n'isuku nyinshi kandi turafahura iyo tutabikora iyo tutabitwara ntima muriho ariko muriho kuko twakoze ubutwari aho ariko uwo nibuka ni Mzee Gisaro Muhoza yakoze ubutwari kuko nagize Kinshasa nasanze ari secrétaire académique kuri Vanium afite amafaranga menshi yari afite inzu n'imodoka ariko kubera ishyaka ry'ubwoko arikiza faranga kuba depite adakurikiyemo amafaranga kuko yayafite umugabo yakoze igikorwa cy'ubutwari okay hanyuma wenda tujya gusoza ese muze hari ikibazo gihari ubu nyine wenda abantu bavuga ko koko muri
abanyamurenge ni abakongomani cyane cyane ko hari abantu benshi bavuga ko ngo mwagiye muri Kongo yitwa Kongo, mwe mwari muri Kongo koko muri abakongomani, wabisobanurira abantu mu buryo wenda bwimbitse babasha kubyumvamo? Ndi umusaza ntabyo nzi byinshi kandi rero kuja politike ntabishaka, ariko turabakongomani ijana ku ijana. Kongo yitwa Kongo, abanyamurenge bari hariya Kongo. Nimwe muzi imyaka yabereye Kongo, ariko yaje basanga bari hariya. Mwene babembe ni bande bageze hariya mbere? Afrika yagawe n'abazungu, ariko Afrika cyari ikintu kimwe, nta mupaka cyari gifite. Rero ababembe bava ibo baje bava Itombwe. Abasaza bambwiye ko ababembe baje bavuye muri zone y'Imwenga Itombwe n'abafurero. Abasaza Muzeba na Kajabika na Chef Karojo bambwiye kuko ababembe baje bababona ari abagabo, baje basanga hariya niyo baje nyuma. Iyo bari hariya muri za Bibogobogo, zone Uvira na zone Fize. Abaha imbere y'ababembe n'abafurero barubajije n'abanyamurenge kuko ababembe baje basanga ari abagabo. Ababembe baje n'abafurero, abazungu bahaye bahingisha umuhanda Karundu Fize. Karundu Fize kurumva, Karundu Fize nibo bari bahinga umuhanda. Nibwo abazungu rero bagiye kujya kuzana abasore b'ababembe n'abafurero baza gufasha abanyamurenge guhinga n'umuhanda Karundu bagifize. Abanyamurenge nibo bari basanzwe hariya, abasore baraza baje gufasha abandi guhinga umuhanda, nyuma bashitse barashima bagenda kuzana imiryango. Ariko bagabambye kuko babembe n'abafurero baba muri zone y'Imwenga yitwa Itombwe, baje bababona ejo bundi sikera. Rero abanyamurenge n'abakongomani kuko Kongo yiswe Kongo bari hariya, bagabura Afrika abazungu, abanyamurenge bari hariya muri Kongo kimwe n'abandi bakongomani bose. Muze ugeze gusangiza amateka y'ubwicanyi mu gisirikare cya Kongo iyo myaka yose. Hari abandi bajya bavuga ko mu gisirikare cya Kongo umututsi w'umukongomani atahabwaga promotion kimwe n'abakongomani bandi mu gisirikare. Ibyo aricyo bivugaho ni kinyoma. Zo nimba byarabaho ni nyuma ariko mu gihe cyacu byabagaho. Dufatiye urugero kuri wowe, utwe ko akoze igisirikare imyaka myinshi, wavuye mufite repete? Nagende muto, nta mashuri nari mfite, ariko nari serije, kandi icyo gihe serije ahubwo ni kamajoro wa none. Yari umuntu ukomeye cyane. Nari nyoboye partout muzamwita partout Perito y'abantu bangahe? 32. Commandant de Perito Teugo. Nari sous-officier de 3e classe commande. Ariko ubu nyine majoro ndagira ngo ndiyobora partout. Ibyo ndetse twebwe tukira abasirikare Bukavu, hariho abasore b'abanyamurenge bagiye mu gisirikare ba Jansoni Kirago, ubu ni koloneli n'abakoloneli birori. Bagiye badusize hariya bagenda bajya mu gisirikare ibo kuko bari bafite amashuri. Na uyu mwene Sebugoronide Lufu na ba Munyabungu ni benshi ibo kuko bari barazi bakababona ipete zo hejuru, ariko twindi twarize ariko twari tuzifite. Hari ikintu wibuka uyu munsi wabaroye nacyo mw'icyo gihe cyose wamaze uri umusirikare cyagutera ubwo bukumva nkaho wahita uva mu gisirikare? Oya, ntacyo. N'ubu ndagikunda, n'ubu nzamba barakunda Museveni. Kuko ndacyandera ubwo bakirusha amasasu, ariko sinigeze nicuza. N'ubu barandashe sinza nicuza. N'ubu nawe umusore nkamuntu usubira mu gisirikare. Sinaba Museveni, nzamba barakunda Museveni. Kubera iki?
sinzi Museveni sinzi ko azamirira ntaza yubaha gahunda nimba muze mu murabura saa 3 akaza saa 6 ntazamenya amagambo yavuga nayo atavuga pfa kuvuga kubera nyine afite ururimi ntaza yubaha gahunda sinzi uko ameze. Mbese umuntu wese yakagombye kunyura ndi perezida umuntu wese umugore n'umugore n'umukobwa bazabaca mu gisoda n'ibindi yakirira. ubona byafashe iki? byafashe iki? none ko mwaje hano kuza kumbaza ntabari basaza amasizi yo muri barahari benshi. biragufasha nyine. Okay, samuze murakoze cyane, Imana ibamugisha kuri iki kiganiro muduhaye, tuzongera tubiyamaze n'ubundi munsi. Sawa.